mbanje kugusuhuza ukurikiye Shine TV, mukaba muri kumwe nanjye Pastor Shimwe Blaze. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kintu abantu benshi bakunze gushidikanyaho cyane cyangwa se kwibandaho cyane. Icyo kintu akaba ari nta kindi, akaba ari agakiza. Iki akaba ari ikiganiro Menya Imana mukurikira kuri Shine TV, akaba ari episode ya mbere. Mukaba mugiye kumva umuzi waho iki gitekerezo cyaturutse kugira ngo iki kiganiro kijye kibasha gutambuka, akaba cyo tugiye kubana. Ubwo nari ndimo ngenda afite indoto zanjye zo gukora indirimbo, nagize inspiration yo guhanga indirimbo nziza cyane y'isi. Ubwo negeranyije amafaranga nguza abafamiliye bose ndetse n'inshuti zanjye ku ishuri aho nigaga, baransapotinga bitewe n'uko bari bazi ko mfite impano. Baramfashije bishoboka ku buryo narishimiye Imana. Murumva rero ko amafaranga yari amaze kugwira, nari navuganye na producer wakombaga kunkorera indirimbo. Ubwo nibwo yampamagaraga ati uno munsi ndi kumva niteguye, waza tugakora indirimbo. Ubwo nariteguye nk'ibisanzwe nk'umuntu ugiye muri studio bwa mbere, murabyumva ubwoba ntago bwari kubura. Ubwo nibwo nerekeje mu mujyi wa Kigali. Ubwo nibwo bwa mbere narinjiye mu mujyi wa Kigali, mbona abantu benshi cyane, amamodoka menshi cyane. Igitekerezo nari mfite ndi ko izi modoka zose zitaha hehe, nanjye nari nzi ko harimo iyanjye. Nuko rero ibyo byararangiye ndakomeza. Arampamagara arambwira ngo nageze muri Nyabugogo, ahita yohereza imodoka iza kumfata. Mu gihe imodoka itari yaza, haba hari abantu benshi bari gusabiriza wamfungure bari ku mihanda, ariko hari nabonye arambabaza binkora ku mutima. Sinabyitaho kuko amafaranga nari mfite yari afite icyo agiye gukora, cyangwa se yari afite bije yayo yari agiye gukora. Urumva iyo nyakora mu byari kuba bikwiye, kandi producer twari twavuganye amafaranga asabwa. Ubwo niyo nari nitwaje no kuyabona. Murumva ko bitari byoroshye. Ibyo narabyirengagije, nkomeza intumbero yanjye cyangwa se indeba kure yanjye ndayikomeza. Imodoka iraza iramfata njya muri studio. Mu gihe ngiye kuririmba igitero cya mbere biranga neza, byanze. Producer arambwira ati ndi kumva utari kugwamo neza, kandi indirimbo yari nziza pe. Ahubwo iyo ukigera muri studio bwa mbere uba ufite ubwoba bwinshi, none ubwoba bwarikubye, nyoberwa ikiri kubutera. Ako kanya igitekerezo cyari kindi mu mutwe, yari wa muntu nasize ku muhanda. Kandi producer umwishyura avance akagukora indirimbo, kazagutwara indirimbo yuzuye, umwishyura nande. Ubwo nta kundi nari kubigenza. Icyanje mu mutwe ni wa muntu nasize ku muhanda. Ubwo nasubiyeyo ndamufungurira bihagije ku buryo namuremeye ubuzima, ku buryo acunze ibyo namuhaye ashobora kubikoresha amezi 5 cyangwa 6. Urumva ni ibintu byinshi cyane, yari amafaranga menshi cyane nari muhaye. Umuntu ukwemera ubuzima bw'amezi 5 aba agufashije buriya mu buzima bwawe. Ubwo naragarutse muri studio, mbabwira ibyambayeho, mbabwira uko bimeze. Barambwira ati hano twebwe ntabwo ibyo tujya tubijyamo, dukorera amafaranga, uduha amafaranga tukaguha ibintu byawe bimeze neza. Ubwo barajuje baba ari na benshi. Barambwira ati aya mafaranga nta kindi cyavamo uretse guta interview, kwikorera ikiganiro. Niba usanzwe ubishoboye niyo mafaranga aho kugira ngo utahera. Ubwo mbitekerezaho, nsohokanze mbitekerezaho muri jardin, mbitekerezaho, mpita ngira inspiration yo gukora ikiganiro nk'iki ngiki Menya Imana. Igikorwa nakoze nubwo benshi mushobora kuvuga ngo ni ubugoryi kuri njyewe, yego kuko ndabyemera. Naranagarutse, abantu benshi baranseka cyane. Babandi bangurije amafaranga banyizeye, bazi ngo ngiye gukora ibintu byabo bashaka.
narabatengushye kuko nanjye ntegereje nsanga koko narahemutse, ndi ikigoryi koko, ndi droite ikigoryi. Ariko ntabwo nari nzi umugambi Imana yari imfiteho, ntabwo nari nzi icyo Imana ishakaho, ntabwo nari nzi umurimo wanjye, ntabwo nari nzi umurimo wanjye nzaza gukora kuri ino si. Ubwo ngubwo icyakurikiye ni iki kiganiro murumva naragisohoye ndacyaplodinga ku yindi channel y'abandi, kiragenda kirakundwa cyane. Kimaze gukundwa bakiguze, urumva bampaye amafaranga make, mukunga ngo nkuri cya kabiri, umuntu aranyegera ati rero biriya bintu byo gutanga interview ukayiha abandi ntabwo byakubaka, ni ibintu ukora bikaba birarangira amafaranga bagahaye ukabura yariye bikarangira. Ariko ufunguye channel yawe ukajya ucishaho ibiganiro byawe byaba ari byiza kurushaho, bishobora kukubakira ubuzima bwa none n'ubw'ahazaza. Uwo muntu yangiriye inama nziza, yaranyubatse cyane. Pastor Tojene rwose ndagushimira cyane, aho ngaho uri hose Imana iguhe umugisha. Ubwo niho nahisemo kubaha ino imva n'imvano yamenye Imana, kugira ngo noneho tuyinjiremo twasobanukiwe neza, twese tumeze neza cyane. Ubwo ngubwo muri studio nari ifitemo ibiganiro 5, ni iki ngiki ariho ndi kumwe ndagikorera. Produce Kiki, thanks so much nawe kuba umfasha ugenda ugira inama ukananyeditingira bino biganiro abantu bakabyumva bimeze neza, ndagushimira cyane. Ubwo ngubwo nagarutse mu rugo, abantu nyine bakomeza kujujura kwa kundi, gusa ngenda bihorera kuko nari mfite umugambi n'ikintu kindi mu mutima. Ndavuga ati reka dutegereze. Ubwo icya kiganiro cyarasohotse wa amafaranga make atashimishije, ariko wenda kino cya kabiri bitewe namwe mucyumvishe, ndatekereza ko murakora subscribe mukanagisharinga ku nshuti zanyu, mugatanga na comment na like. Thank you so much. Rero agakiza hari abantu benshi dukunda tukagatindaho cyane. Agakiza gaturuka ku mirimo myiza ukorera muri ino si ni isambu y'Imana, ni ahantu Imana yateretse umutungo wayo, twebwe turi umutungo w'Imana. Rero ni gute Imana tutayishimisha kandi yaraturemye, yaravunitse? Uzarebe wenda nk'urugero, iyo umubyeyi yabyaye umwana aba ababaye cyane, avuga ati uno mwana ntabwo azegera nsuzugura, ariko wa mwana iyo akuze hari igihe agenda ahinduka cyangwa se akaba mwiza. Ariko buriya abana namwe mbagira inama, ababyeyi banyu baba baravunitse, baba barabitayeho cyane. Ikintu cyose umubyeyi akubwiye ugikoze byaba ari byiza cyane, kuko buriya ababyeyi baba baravunitse batubyara bakatwitaho tukiri abana. Uzi ukuntu kwita ku mwana biravuna cyane rwose. Niyo mpamvu ababyeyi benshi iyo umuhemukiye akunda kukubwira ati uzabona wa mwana uri i Rwanda, ushaka wajya witwara neza. Imana rero yadushyize kuri ino si kugira ngo tuyishimishe, kugira ngo tuyikorere ibikorwa bizima ishaka. Urumva iyo umuntu agufashije kubaho, nawe uba ugomba gukora ibyo ashaka, ukagendera mu murongo we muzima, pana kugenda uca hirya panya. Buriya rero ibintu byose bituruka mu bushake bw'Imana, kandi mujye mumenya ko niba ukoze icyaha Imana ntabwo ihorera aho ngaho. Imana ushobora kuyikorera ibi bikagukorera ibyiza, gutyo, kandi buriya ibibi n'ibijya nanone bikubaho. Ntukajye utotombera Imana kuko hari impamvu ibitumye biba. Mu kiganiro cya kabiri ndaje mbakubite story y'uburyo ikintu kibi gishobora kukubaho kugira ngo icyiza kize. Wakoze cyane kumva agakiza cyangwa se menya Imana. Iki ni ikiganiro gica kuri Shine TV. Kora subscribe nshuti yanjye, uri uw'agaciro cyane kuba wanumvisha ino video ukayigeza ahangaha. Uri uw'agaciro cyane, wakoze cyane. Yesu akomeze abafashe. Reka mbanze mbagezeho
zimwe muri serivisi ino channel ya Shine TV dutanga kugira ngo nawe muntu ubashe kwiteza imbere. Hari serivisi turi gutanga muri ino minsi z'abantu bafite YouTube channel bashaka kuzizamura zikamenyekana bagatangira guhembwa bagakorera amafaranga. Izo ni serivisi dutanga, kugura watch time na subscribe, ibyo ushaka byose turabiguha. N'izindi serivisi za Instagram, Facebook, TikTok n'ibindi byinshi cyane. Niba ushaka kugura 0788491915 ibaruye kuri Ishimwe Desire. Murakoze cyane.